ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari nziza uzagenda ukunda ndetse ukanishimira. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kuri iyi channel ndetse ukanino kazugira kugira ngo imari yose izajya ijya kuri YouTube channel yacu uzagibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Twitwa NZIZA Business Group Limited. Tuba tugufitiye amazu akodeshwa, amazu agurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe rero washaka inzu yo kugura, ikibanza cyo kugura, amazu yo gukodesha, wagana NZIZA Business Group Limited tukagufasha. Ikindi nawe mu gihe waba ushaka kugurisha inzu yawe, ikibanza cyangwa se indi mutungo wose utimukanwa, nabwo watugana tukagufasha gushaka abakiriya mu gihe gito cyane ahantu hawe haba hagurishijwe. Dufite n'indi service ya property management, aho tugufasha kukumanagingira imitungo yawe. Byose izo service zose nkubwiye wasanga muri NZIZA Business Group Limited. Kuri uyu munsi rero nkuko watangiye ubibona ku mashusho, tugufitiye inzu nziza cyane iherereye Kacyiru. Ikaba ari inzu nziza cyane nyine nkuko uri kubibona, ifite ibyumba bitanu, ifite toilette enye, kagira salo, saramanje, cuisine ndetse na stock. Inzu kandi ifite na annex nziza cyane, ifite ibigega bibika amazi ndetse n'ibyuma bishyushya amazi. Birumvikana ko koga amazi ashyushye uba muri iyi nzu ni ibintu byoroshye cyane. Ifite parking na jardin binini cyane. Iyi nzu kandi yubakishije amatafari ahiye ndetse no mu rupangu rwa ruriba. Urupangu rwayo rwubakishije amatafari ya ruriba. Iyi nzu kandi iri kuri kaburimbo neza neza. Igiciro cyayo ni miliyoni 120, ariko zishobora no kuganirwaho. Ni inzu nziza cyane nakurarikira kugura. Irere ahantu heza cyane Kacyiru, ibyumba ni bitanu, toilette enye, kandi yubakishije amatafari ahiye. Urumva ko ni inzu nziza cyane. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, uhamagara 0788488697 cyangwa uhamagara 0782301223. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi inyubako yaho zikoreramo Yamaha neza. Ugeze muri Feruje zo ku Muhima itubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, aho ngaho niho dukorera. Ushobora kandi no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri Instagram, Facebook, YouTube ndetse na Twitter. Wandika NZIZA Market ubundi ugahita tubona 5 kuri 5. Haba hariho izindi mari nyinshi, wagira iyo ushima nabwo ukaduhamagara tukakujyana ukirebera. Ikaze cyane muri NZIZA Business Group Limited. Umukiriya ugeze iwacu aba ari umwami, kandi service zose tuzitanga mu buryo bwa professional, turi professional cyane. Ikaze cyane rero muri NZIZA Business Group Limited.